baby, oh na na na, baby, oh na 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 na, baby, oh na na na, oh na 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 na, baby, oh na na na, baby, oh na 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 na, baby, oh na na na, oh na 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 na. Ubwo biraje by'isakuriza mu gitondo ubwo wabigabanije. Humure yongeye kwigendera. Wampeje urukweto rundi saho. Urajya ku ishuri utambaye uniforme? Wapingiye gusaba gucuruza amandazi mwana. Pazo, wabayite koko. Uracyakomeje? Ina gukomeza ibintu kandi si. Ntabikomeza se. Wowe wumva utekereza icyo usiba ishuri kabiri gatatu. Erega mwana si, ngomba gusiba icyo papa yateye muri famille. Oya rwose Pazo, kuba papa yaradutaye ntabwo bigomba kugiraho ingaruka zo kureka ishuri kandi duhari. Hasa vipi za ubundi wowe? Study group bazansobanurira ibyo ntizi. Study group se yasimbura mwarimu. Ariko wigira impungenge wowe. Oya ntabwo ibyo bihagije Pazo. Ubu ukwiye gukurikirana ibyo mu ishuri. Cyakoze da. Ubundi se mama yarabikwemereye? Ntabyo azi. Kandi gwasanga ujya kujajuka bimubwira si. Aha, nzaba ndeba amaherezo y'ibyawe. Amaherezo nuko nzanzana cash nyinshi nyine. Aha, ahubwo se wabafasha amafaranga yarari muri ka gasanduku? Ndafite. Ubwo se ndo guhaye ubwo burenganzira kandi. Wayafatiye iki ko atarayawe? Humure yo ndagaruka mfite menshi. Ndagusubiza wana. Sine. Iravuga tugende tudasanga hari umurongo. Ndaje papa. Ese papa, ubu urafunga boutique? Nta kundi. Ariko ntabwo bitinda. No gusuzuma ko gasari yatize neza hasigaye ngahita ngaruka. Icyakora nanjye nari kuberekeza nuko mfite ikizamu uyu munsi. Kandi nimba yo mfitanye gahunda na Valentine. Ngo nande? Valentine papa, hariho mu ariko se ntabwo wumva Fiston. Wibagije uburyo Kristi yakwihanije arakajwe nuko wamuturiye umukobwa hasi ni gare. None se kuko nta bya none se Fiston. Ubundi y'umuvuni n'umwana wari kwisobanura ute? Oya papa ntago nabishakaga. Icyo si cyo kibazo Fiston. Kristi yarakwihanije kandi nanjye nemeranywa nawe. Ngo none ntemeranywa nawe. Subwa kabiri gare kugushije umwangiriza ibyi. Ubwa mbere wamumeneye amata none dore urashaka kongera kumurakaza. Aha. Rero ntugashake gukora ibituma Kristi arakara kandi ujye umwubaha. Sinabana muko mutaje ku ishuri habaye iki? Papa, ntabwo rwose numva impamvu mudashaka. Reka ni habanze umwe. Valentine. Nibiki? Papa, mwambabariye koko nkazajyana na saa ku Kigali. Oya Valentine, ura rugendo sindi ushira amakenga. Kubera iki se? Narabikubwiye rega. Sinizeye umutekano wawe. Kuri ku mukobwa nkaho akijyana i Kigali nta n'umuntu mukuru bari kumwe urumva bikuye koko. Ntabwo byizewe rwose. None se nituzaba turi kumwe na mama Anike? Ntacyo ndaza kubiganira na mama wanyu dufata umwanzuro. Muganire maze nzagende papa. Ariko nawe uje umenya ko ababyeyi bawe guhangayikiye Valentine. Gaju. Karame. Wowe biti? Papa wamaye amafaranga. Amafaranga y'iki se Gaju? Ni akantu nshaka kugura. Agaki se muko? Ni akantu kenuza bagira bati. Oya Gaju, ntago nagwa amafaranga yo kugura ikintu ntazi. Niba kandi nta kindi kibazo, ntimugire mugende mudasanga abandi binjiye. Ariko se Kevu bari mu biki? Ubu tugiye gukererwa kubera we. Aha, sinzi uko ubibona ni. Ariko nge mbona yarahindutse muri iyi minsi. Reka tumusige baze kumuhana wenda yakumva. Keve! We, nge na Mwiza turagiye. Ariko se wagiye witonda hani? Ubu mu minota 30 isigaye turaba tutageze ku ishuri. Ubu ni se waje gufata icyemezo cyo kuguma mu ishuri no muri Kabuto gute? Ni wari wakamejeje ubushize ngo urataha. Namaze. Nafashe icyemezo cyo kuguma hano nyine. Ibyo se kandi wambaye ni ibiki? Ishati yawe ya uniform iri he? Iracyatuse ntabwo nari kuyambara. None se ntufite ebyiri? Iyindi nayo ntabwo isa neza. Egoko, ubwo se urageze kuri wambaye gutyo? Sha noneho sinzi icyo bagukorera. Reka sha ntacyo bantwara. Mfite uko mbisobanura. Aha, nyamara ntabwo bemera ko winjira mu kigo. Reka sha umuzamu ni umusani wanjye. Ntari bikabisa. Ariko mana yanjye naragenze ndabona. Ubwo se mama azi ko ugiye ku ishuri wambaye gutyo? Ariko se wanike bite byawe? Ibyawe ni ukuregana gusa nta kindi. None se wagiye ukurikiza amategeko? Ibyo bireka wanareka tugende dore twatinze. Gaju, ihute sha. Valentine, njyewe ntabwo nshaka kujya ku ishuri rwose. Kubera iki se? Ntabwo rwose najya ku ishuri n'ukuntu umeze. Urarwaye se? Oya, natangiye. Shambwira Gaju, watangiye iki se? Nyine natangiye kujya mu mihango.
ese reka nkurebere ko tagisi ndazifite hano mu gikapu. ariko se vuga gahoro. Gaju, humura. Kujya mu mihango ni ibintu bisanzwe mu buzima bw'umukobwa. Ubwo rero wayitangiye uzajya witwaza ko tagisi. Nibyo Gaju, nanjye imihango yarantunguye nkorwa n'isoni, niyo mpamvu ngomba kujya nzigendana. Cyakora bitumye unamfasha. Ahubwo usubire mu rugo ubanze wikorera isuku, sibyo? Mama si ubwo ndamubwira ko ngarutse gukora iki. Umubwire nyine ko uri mu mihango arabyumva. Ahubwo akira nkweko tagisi. Isha ariko Valentin kuyimera ku muhanda. Rega nta nubwo nzi kuyikoresha. Akira, ntukagire isoni, sibyo? Genda mama arakwereka uko bayambara. Shake vedo uriya muzamu n'umurengo ngaye. Mureke shamwi agende babanze bamushibure. Umurasha ntabyo ubonye ni kuko sinirirwa mucaho. Nutamucaho suracaye. Ubwo rero kandi wasanga ushaka gusimbukira kuri toilette. Ndishwa n'iki se nagiye kwishakira inoti. Ngo ariko mwana uri muzima. Ntabwo niguye umunsi ngiye gushaka ibiceri byo kohereza iwacu. Hari amafaranga bagusabye se ko turi muri kabuto kugira ngo twige. Ntangiye rimwe na rimwe wawe. Ubwo se ntubona ko usiba ari kugenda utakara mu masomo. Ibintu byose twiga uzabyiga ryari. Ganaze uzajya utaha ubimbwira. Nyamara Keve, ingeso utangiye si nziza. Ubwo ratangiye kandi. Oya nyumva Keve, mama na papa bagutaha amafaranga ngo wige. Ariko ndebe, hari icyo batagukoreye koko? Ntabwo wabyumva shani. Ahubwo reka mbacike njye kureba ko nabona ikiraro. Keve, ndumva ibyawe bindambiye. Ntabwo Gasara azasubira kwa muganga noneho papa. Yewe batubwiye ko babona ameze neza nta kibazo. Twizere ko bizakomeza. Ni byiza noneho. Nibwo ugifungura se nawe ko mbona ibintu bicyuzuye. Nibwo nkiva ku ishuri. Ahubwo hari ikintu nashakaga kugusaba. Igiki se? Nashakaga kuzajyana na Sakwe i Kigali, hari igitaramo tuhafite. Igitaramo bwoko ki? Ni festival tuzaririmbamo, tumaze igihe tubitegura. Ndumva ari byiza rwose. Kuko wakoze uko ushoboye wita kuri mushiki wawe rero sinakubuza. Urakoze cyane papa. Sakwe twese tuzagenda usibye Valentin na papa bataremerera. Ahubwo se Karisiti wakubitiye umukobwa hasi n'igare azayifata gute niyumva ko muzajyana? Sinzi pe, ariko ndumva najya kumusaba imbabazi. Urabizi? Reka nguherekeze Karisiti umusaba imbabazi turi kumwe. Ntiwumva se papa, urakoze pe. Nibaza uko namuhinguka imbere. Buriya Karisiti yahoze arakara bikomeye, kuba yarahindutse abantu barabimwubahira. Nawe kandi ugomba kumwubaha. Amateka yanjye niyo ngendaho buri gihe, nyayobora intambwe zanjye bityo sinzigire, utamenye yava ntamenye yajya. Bazo! Bibi samusaza! Ndabona uri kuyakorera. Salama Keve. Salam. Uje kuneza imbere se mwana? Wapi mwana nanjye narakubiswe. Ahubwo se nawe nakurakara ka mwana. Ikiraka? Ugomba kuba uri ku ishuri se mwana? Asa ntugomba kuba uriyo. Wapi mwana njye situation ndi mutandukanye n'iyawe? Aya manazi nazanye hano nyine bamfatira runini kabisa. Baba yashaye ifaranga n'ifaranga kandi ubu twembi turarikeneye. Hayi nkawe. abasaza ndabona. Bite manzi? Ni sawa bro. Mumeze mute se wangu? Ko muri aho ishuri mwarivuyemo? Happy shagigi. Hariva musi gakora iki mwana? Inzajya njyewe rimwe na rimwe mwana. Nanjye tu. Ariko shani mukansetse. Wavanga business n'ishuri bigakunda. Mwameshe kamwe nkanjye warivuyemo. Icyakora nanjye mba numva nayireka ngakura amafaranga nuje nkamanzi. Njyewe ndayifatanya sha. Nkajya ku ishuri buri nkanacuruza mwana. Happy man, ko naretse se murabona ntabayo nk'abandi bakire bose. Uzi faranga tsigaye memba. Manzi se ni umukire we. Ayuhembwa nyazi, twirirwa guzaguza. Erega mwana ari igihe ufite amafaranga akakongoza ugatera imibare nabi. Akabara shize. Manzi ya ni mutwe kabisa. Wagombaga rero kuva mu ishuri umaze kumenya imibare neza. Keve urumva? Niyo manzi uje gushika ngo uve mu ishuri. Uraswase. Niko Kazu. Uyu muhungu wawe ko namwiyamye umuzanye ukora iki? Karisi, rwose abana bakora amakosa ariko Fisto yifuje kugusaba imbabazi. Papa Valentin, nararangaye rwose Valentin amutura hasi. Ariko ntibizasubira pe. Niko Valentin. Karame. Uyu muhungu mushorana mu biki? Nta kindi papa, nuko yaramaye lift. Papa Valentin, ndemera ikosa pe. Naje no gusanga mu cyabite yari amaguru y'intebe yasudi batareye. Ibyo ni ibintu wakagombye kumenya nyine mbere y'uko uritwara. Rwose Karisi, nk'umubyeyi muha imbabazi pe. Nta kundi nyine. Gusa sinzongera kubana mukururana. None se Karisi, ko numvise ko bazajya kuririmba i Kigali ubwo ntibazajyana. Valentin namubwiye ko ubwo butembere bwo mu mujyi ntabushaka.
papa wambabariye koko abandi bose bazagenda uretse njyewe Kalisi, kandi urumva ko wari kubuza umwana wawe amahirwe ku mpano yifitemo rwose kandi ni ibintu yatangiye kera. Erega Valentine suko nashaka kugenda ntabwo nizeye ko watekana kandi sinakwemera ko usiba ishuri. sinzaba ndi kumwe n'abandi se papa kandi bizaba ari no muri weekend. Okay, ndumva icyakunda ari uko nanjye najyana namwe nkaba mpari nkaba nizeye ko nta kibazo. Yimana we papa uranyemereye urakoze n'ukuri. Muze mugurana afite avoka nziza kandi ziryoshye kuri make. uramvunyikira se? Pazo bitese uragura se avoka? Kabisa mfite ibiceri mwana. Ndeberamo avoka idafite ikibuto kinini imbere kandi nyine y'umutsima tsima. Neza mba mfite gusa so byumva se. Wana nukuzirya ku muceri noneho kakava. Racamo se sine. Byahise shavuze ko ari we mukiriya wa mbere mba mbonye mwana. Oya si byose birashoboka. Aha niko bimeze pe. Muri iyi minsi wagira ngo nabahinduriye ibibazo. Yasugira ngo suko mwana. Ibaze ko nsigaye nsiba ishuri ngo ndebe ko hari note nakwinjiza mwana. Ngo uko se bitekerejeho Pazo? Kubera sinzi uko ubibona ariko kuva nagera nasanze ushobora kubona inoti ubundi ukayabura burundu. Ngaho ibaze n'ibikubaho noneho wasubira mu ishuri ugatsindwa ukaba wanasiba. Uzabaze wana ubwo sinasibira ndi. Aha ndakira avoka zawe. Nanjye mpavoka muko. Pazo Bipi ni byiza diregitiri. Utambaye uniforme uvuye ku ishuri? Nyine hari ukuntu nyine ese Pazo kusa nutize. Ubiye myambaro yawe n'indobo y'amandazi urasa n'umunyeshuri?